turongeye turabasura inshuti bavandimwe bakunzi ba Nzuri Business Group Limited, nk'uko duhora tubifuriza. Twizere ko mukomeje kugubwa neza aho muri hirya no hino ku isi, kandi tubifuriza guhaha mukaronka. Iyo ni kampani ya Nzuri Business Group Limited ibicishije kuri channel yacu ya Nzuri Market, tugezaho imitungo itimukanwa yaba igurishwa cyangwa se ikodeshwa, ndetse n'ayandi makuru yose ajyanye n'imitungo itimukanwa, haba kububakira kandi neza nk'inzu nk'iyi kandi bitaguhenze, haba kugushakira ibyangombwa byo kubaka. Si ibyo gusa kuko tumanaginga n'imitungo itimukanwa, tukabafasha kwibyaza umusaruro. Komeza kandi subscribe utarabikora, kugira ngo tujye tubana umunsi kundi, gatanu kuri gatanu. Uko muri kubibona ku screen yanyu, turi kubereka inzu nziza y'akataraboneka, ni inzu ya cadastre iri hano mu mujyi wa Kigali, muri Kicukiro Niboye, quartier izwi cyane kandi ikunzwe ya Kicukiro Niboye. Iyi nzu rero akaba ari inzu irimo inzu ebyiri zo guturwamo, ibyo twita twin cyangwa se jimere. Buri nzu ikaba ifite parking yayo, ikagira ibyumba bitatu binini byo kuryamamo, na douche na toilette 3, na salon na salle à manger n'igikoni cyo mu nzu. Si ibyo gusa kubera ko ibyo ni ibya buri nzu, ikindi ni uko buri nzu kandi ifite na annex hanze. Izi nzu zikaba ziri Niboye, ari inzu ushaka kugura, ushaka kwiturira, ukavuga uti ndatura muri imwe, iyindi ntunge cyangwa ikodeshe, cyangwa se ukavuga uti zose ndazishyiramo abakiriya bazikodesha. N'ubundi ni inzu zitakwinjiza amafaranga ari munsi ya 1,200,000, kuko buri nzu yose ntabwo yakodeshwa munsi y'300,000. Uramutse rero wakunze izi nzu cyangwa ushaka izindi cyangwa izindi serivisi dutanga, waduhamagara bitakugoye kuri 0788 48 67 cyangwa se 078123 Si ibyo gusa ushaka kudusanga ku zindi mbuga nkoranyambaga zacu rwose, turi Nzuri Market. Ciao, iwacu umukiriya ni umwami.